unteye inkunga yo gukanda aho hatukura ugakora subscribe kandi ugakora ku nzogera, waba uteye inkunga iki kiganiro ubundi tukarushaho kwinjira mu bworozi. Salama wowe, reka ngusuhuze cyane kandi nkwifurize amahoro y'Imana. Muri iyi si turimo abantu benshi barakataje mu gukora imishinga myinshi cyane itandukanye kugira ngo babashe kwibeshaho, babashe kwiteza imbere muri rusange. Ariko nubwo bakataje mu gukora imirimo myinshi cyane itandukanye n'imishinga myinshi cyane itandukanye, ntago niyo ubworozi bayisize inyuma. Borora ibintu bitandukanye, bakorora amatungo atandukanye, bakorora inyamaswa zitandukanye, bakorora ibiguruka ndetse n'ibindi. Ariko muri aka kanya icyo ushaka kugira ngo nkubwire nibigendanye n'ibiguruka, by'umwihariko inkanga cyangwa se ibigagari. Nkubwire ubuzima bwabyo, nkubwire uko bibayeho, nkubwire uko wabyorora nuko wabasha kubona umusaruro wabyo mu buryo bwiza. Inkanga cyangwa se ibigagari rero nizo nkoko za mbere mu biguruka, navuga ko zigira inyama ziryoha kandi zihariye. Nizo nkoko kandi zibasha kugira isuku ku buryo bwose budasanzwe. Nizo nkoko kandi zitabasha gukonsoma ibyo kurya byinshi nk'izindi nkoko, kuko zo ubusanzwe ni inebwe mu kurya. Niyo mpamvu no kuzisangizanya n'izindi nkoko zisanzwe, kenshi na kenshi izisanzwe zirazicura. Icyiza ni uko wagerageza kuzigaburira zonyine ziri ukwazo, cyangwa se akaburaburizo zigasangira na dendo byibura. Mu buryo bwo korora rero ibigagari cyangwa se inkanga, ushobora kuzishakira aho ziba mu nzu, cyangwa se ukaba ufite ikibuga zibamo. Ariko niba ziba mu nzu aho zirirwa, gerageza kushyiramo n'ibiti bimeze nk'urwego cyangwa se ibiti hejuru, kugira ngo nijoro zijye zibona aho zisimbukira zigiye kuryama, kuruhuka n'ibindi. Kuko iyo zisimbukira hejuru zitarara hasi, bituma zibasha kugira ubuzima bwiza kandi zikaguha umusaruro mwinshi. Ikindi inkanga cyangwa se ibigagari nizo nkoko zigerageza nanone kuba zatera amagi menshi cyane, kuko zitera amagi menshi. Kandi nanone ntabwo bikunze kubaho ko muri izi nkoko ubonamo izirarira. Nubwo bibaho ko ushobora kuzigira mu nkoko wenda 10 ukabonamo imwe, cyangwa se 50 ukabonamo ebyiri zibasha kurarira, ariko ntabwo bikunze kubaho. Ubusanzwe kugira ngo ubone umusaruro w'izi nkoko w'imishwi cyane cyane, reka mvuge ko ushobora gufata amagi yazo ukayahereza inkoko zawe z'inyarwanda zisanzwe zirarira, zikayararira hagati y'iminsi 27 na 28, hanyuma noneho zigaturaga zikabona imishwi. Muri iyi video ndaza kukwerekamo aho inkoko zisanzwe nyine z'inyarwanda zaraririye, zaturaze imishwi y'inkanga ndetse zikararira amagi y'inkanga kandi hakavamo imishwi. Iyo mishwi iyo ikiri mitoya uba ubona neza, isa neza nkaho ari udushwi tw'inkoko zisanzwe. Ni ukuvuga ngo rero ya nkoko y'inyarwanda isanzwe iraturera tugakura, itangira kubona ko atari utwayo iyo tumaje nyine gukura. Icyo gihe nawe nibwo buryo utangira rero kubitandukanya na ya nkoko isanzwe, kugira ngo ibashe gukomeza ubuzima bwayo, na ya mishwi nayo ibashe gukomeza ubuzima bwayo. Bitewe n'aho utuye n'ikirere urimo, harakonja cyane cyangwa se hararinganiye cyangwa se harashyushye cyane. Mu gihe hakonja cyane, muri ya demarage y'imishwi, mu gihe wenda wakoresheje ufite udushwi duto cyane, ushobora kubikora nk'uko ukora demarage y'indi mishwi isanzwe. Ariko mu gihe wakoresheje inkoko ariyo yaduturaze cyangwa se dendo, nta mpamvu yo gukora demarage, kuko iyo ubwayo iraturera tugakura kugeza igihe dukuze tubashije kwibeshaho. Inkanga rero cyangwa se ibigagari zikagira n'undi muco abantu batazi. Ubundi kenshi zikunze kugenda ku murongo, kandi kenshi zigakunda gutungwa n'ibyatsi, udusimba ndetse n'ibindi biryo bitandukanye. Nk'uko wajya guhahira inkoko zisanzwe, nazo ushobora kuzihahira. Ariko mu gihe ushaka ko ukomeza kubona umusaruro w'amagi menshi ku buryo budahagarara, gerageza kujya uzigaburira cyane cyane ibiryo bitandukanye, yaba ibituma zibasha kugira inyama, zibasha kugira uburemere, zibasha kugira igikuriro. Ariko mu buryo bwo gutera cyane, jya ugerageza gutuma zibona utwatsi, zibona udusimba, kandi ugerageze kuziha ibigori, igiheri. Ni ukuvuga ngo ndavuga cya giheri gito cyane ku buryo kitamara igihe mu gifu. Ibyo ngibyo bituma zibasha gutera amagi kenshi cyane kandi zidahagarara.
Nanone kandi inkanga cyangwa se ibigagari nizo nkoko zidakunda kurwaragurika, cyane cyane ko iyo wazitayeho uzifitiye isuku, ziba ahantu heza, zibasha kubona aho zigurukira, ziba zidahora zinyagirwa. Icyo gihe izi nkoko niyo yagira ikibazo cy'uburwayi ukayiha umuti ihita ikira. Inkanga rero ni inkoko nziza cyane mu buryo bwose butandukanye, cyane cyane ko nta bisinga bishobora bikunda kuzibasira cyangwa ngo byibasire imishwi yazo, kuko zigira ubushobozi bwo kudapfa guhangarwa. Ikindi nanone abajura ntago bapfa kuzihangara bitewe n'ibyo ziteye, imbaraga zifite no kuguruka. Nta buryo ushobora kumva ko inkanga nuzora rizagucika, kuko iyo zarangije kumenyera urugo rwawe, aho zagenda hose ziragaruka, uko zatembera zikagaruka, kandi uko zajya gutoragura zikagaruka, kuko mu rugo ziba zihazi. Inkanga rero ni byiza kuzorora ku kigero kingana. Ni byiza kuzorora bitari igiharwe. Niba ufite wenda inkokokazi 3 ukagira n'amasake 3, byaba byiza kurushaho, kugira ngo bikurinde kugira amagi atabanguriye, yandi wakita katabanguriye. Inkanga rero ni inkoko nziza cyane, ni ukuvuga ngo zitanga umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi zikaguha umusaruro mu buryo butandukanye. Gerageza korora inkanga cyangwa se ibigagari, kandi ubashe kubona umusaruro wabyo. Ku isoko zirakenewe, mu mahoteli zirakenewe, mu mabara zirakenewe, aho zigaragara nk'ibyiza nyaburanga hose zirakenewe, kuko ni inkoko udashobora kuburira isoko. Reka ngaruke ku magi y'inkanga. Amagi y'inkanga yibitsemo intungamubiri zikomeye cyane, mu buryo bwo gufasha abantu barwaye igifu, mu buryo bwo gufasha umuntu ufite ikibazo cyo gukena kw'amaraso, mu buryo bwo gufasha umuntu ugira ibibazo by'isereri, mu buryo bwo gufasha kandi umuntu ufite ikibazo cy'imirire mibi. Aya magi arafasha cyane. Ikindi kandi izi nkanga zibasha cyane gukema ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kije kuzigirira nabi, cyangwa se ikindi kintu cyaba gishaka kuzikanga, hanyuma rero bikazongerera ubwirinzi. Ndagushishikariza korora izi nkoko. Ushobora ariko kuba hari ibindi utabashije gusobanukirwa, cyangwa se wibaza ese izi nkoko nazibona gute, yaba amagi, yaba imishwi, cyangwa se inkoko nkuru, inkanga nkuru cyangwa ibigagari bikuru. Ushobora guhamagara kuri 0787592214, ubundi nkagusobanurira. Waba ushaka no kuzigura kugira ngo utangire kuzorora, nabwo nkabikubwira. Urakoze cyane, ndakwifuriza kurama no kuramuka. Ntukabure inka mu rugo rwawe, ntukabure amata, kandi ntukabure nabo kuyanywa, uhawe uronke.